waba ushaka filime zirenze, waba ushaka filime zitwika, ese waba ushaka imiziki igezweho, waba ushaka phone zigezweho, waba ushaka ama headphone, waba ushaka makeup abagore ndetse n'abakobwa mukunda, gana Felix, DJ Felix wamusanga ku Cyamitsingi muri studio yitwa Rainbow Studio. Dori foto umusaza aratwika, gerayo agushimishe ku mafilime arenze n'imiziki, agutwikishe ku mafone arenze ndetse akwambike headphone zigezweho. Sawa, afite verni, afite byose mwifuza, ushaka parfait gahumura neza, wikirirwa ujya kwa Rubangara, gana Felix Studio. Uyu musaza aratwika, si n'umusaza n'umujene. Mugane ubona ibyiza, filime zigisohoka ako kanya aba zifite action movie, filime zisobanuye, filime z'urukundo byose. ku bindi bisobanuro wahamagara 0785 15 0293 cyangwa se 0722 15 0293. Ndagiye. Yahene se bimeze gute? Yahene se ko ari we wayiragiraga. Ese boss ubona n'udufaranga ko kore bumwe? Mafaranga. Mafaranga narabuze ihene yanjye. Yesu! Rwose nayo nyene dufanga. Nubundi wari usanzwe umemba bigoranye none ubu ngubu bw'ihene. Ayo hambwe ngo yese igende. Ni pacanga. Ihene nayo isigiye pacanga. Pacanga ariko umuntu w'umugabo gute ihene mucika. Ni ikibazo urumva pacanga yaramucitse. Ubundi twajyaga tuyambikana karuvati cyangwa tukayambika mu mayo deba. None yagiye ntabyijyanye yabisize hano mu rugo. Ubu no kuvuga ngo nta kuyibona ntako. Ariko nta kireka nkwereke. Wowe ntuzongere kumbaza amafaranga n'ubundi ntacyo ukora hano mu rugo. Nese ubundi boss uburanyirukanye koko? Oya wajya guyiragira ukanayahirira ariko ubu ngubu nta kintu wakirirwa umbaza. Boss ntare nikiniraga reka nigendere sibyo? Wowe genda uteke wuje urya nta kintu ntukambaza amafaranga. Sawa? Ntarebe boss ntarebe. Sawa. Naringiye natarebye kira kigabo none kimbonye none cyata kindisha igisiga kibiri. What? Ine yacu narayibuze ariko none mana yanjye we ariko kambaga nateye none na pompaje ku buryo kinaje mbunira mu no gire n'ibyicese basibaye ubundi abatatu umuntu Nakubonye. Reka nkabivugana. Ayo mbanze nguhere ifoto nkujyana aho wari ugiye. Ntabwo washyiramo imiyaga kuri ukabanza ukareka tukavugana. Ariko ubundi ufite imyaka ingana? Njyewe nta n'ubwo nuzuza mu mwaka mfite amezi cyakoze. What? Ayo kundeba ameza amenyo? Amenyo se? Ese umwana amera neza rwose gishyiramo imiyaga rwose nawe ubwo uri gukubita umuntu mugenzi wawe gutyo. Mbese nimba ndabizi niyahene uri kumura rwose twabivuganaho neza. Ihene yanjye nawe urankuruye se? Oya rwose nagahwa hagarara neza noneho urumva tubivuganeho neza. Urumva umva ihene yanjye mu by'ukuri wayishyize he ko gena n'ubu ngubu mbitekereza ikandya ahangaha mu mutwe reba ihene yanjye ubundi ariko ubundi ihene yanjye rwose twabivuga mutankubita ihene yawe rwose mubwire wa musaza ese ubundi reka manze nkubaza ese ubundi ihene yawe wayijyanaga muri gym? Muri gym
ihene yanjye jewe ihene yawe njyewe naragiye ndi kuyikurura uri kumva wo kujyanye kurure niyo yankururaga uri kumva njye nageze hari rero nuko nyine nangiye gukira naho ubundi yankurubaza kananwa kose karashishuka ibaze noneho twageze hepfo igiye kujya kurisha hariya mu rubingo yatebye inyuma bitanu mpita mvuga ati none ngi ntago ari ihene ubwo ni chicken horse urambwira ngo ihene uzi koko mana yanjye wayijyanye muri gym rikda iriya hene yanjye urumva iriya hene yanjye ndayiziye neza uzi ko na cya gihungu kiyirinda urumva kirinda ejo muri cyarambwiye ngo yagisisitse munsi y'igitanda njya kugishakamo urumva aho nyikuriyemo mu ijoro ryo kwa kangahera ejo bundi nabwo urumva kirangije mu gitondo kirambwira ngo umutwe cyawusanze mu ndobo mu ndobo imitwe mu ndobo none ngiye gize amahirwe kuba iriya hene itaranguyemo umutima ni nishabo none se umuntu agasanga umutwe mu ndobo n'umuntu waba uyifite wese yaba imurimo none ngereka nkubwiza ukuri ngiye si ubujura cyangwa ibintu by'iki ihene yanagiye kwishaka rero nkubwiza ukuri aho nagiye ncusuzi ko ihene igira nimba ari ukumenya nimba ihene uri kumva ihene inya amahanuza y'icyatsi nyine oya ntago ari ukunya irahurungura irahurungura none nagiye ndi kwishaka nyine nagiye ndi kwishaka nkazaza mbona nyine yagiye inuza ihurungura ibinuza amahurunguru y'umukara wo kugira ihurungura ay'icyatsi simbizi niba ariyo yigira noneho reka nkwereke noneho kujyana nwemeza ko nagiye kwishaka njyewe serious kandi ntabwo ari ngo narayibaza narayiriye ihene yasuze ko wari wayambitse ikariso naragiye mu muhanda nyine ahantu yaciye noragura iyo kariso wayambitse noragura silipa wayambitse noragura ninuza n'akagasokozo yari ifite ku ihembe rimwe kuko yagiraga ihembe rimwe n'ugutwi kumwe none n'akagasokozo kujya ubyemere dore ngaka ntabwo nayiriye pe uri kumva nakangaka yari ifite uri kumva bose ni ya masogisi wari wayambitse uzi ko wari wayambitse isogisi rimwe rigufiya n'irindi risa nkaho ryacitsemo ukuntu none se ko mbona wiyambariye nyine narayatoraguye nanjye impita nyatimbura mu none se nari shaho bose ese ubundi ko ndeba n'ubundi amasogisi y'ihene yanjye wayiyambariye none se ngiye urashaka ko nyaguha yakuremo yampereze oye cyangwa reka nkwereke yarike urumva ku ihene yanjye wari kuzagura uzarenzaho se nisugura ihene nyine yigiye hejuru kuri ya yindi mbese wanze amasogisi oya n'ubundi byose ni hahandi ibyo biguru byawe se ubwo ngubwo uba washyizemo biranuka kurusha amaguru y'ihene yanjye nawe aho ngaho urabirashe mbese ihene igira amaguru cyangwa igira ibinono aho ngaho uvuze akantu rwose umva nkubwire ibyo ngibyo tubivemo ibyo bigambo byose tubivemo tubyibagirwe njye urana ihene yanjye rero reka mubwire musaza rwose mubyeyi nubaho amakoti meza uyatuza no je ne sais pas urana ihene yanjye utangiye no kunuka ibyo bintu uri kuvuga ni yewe ndakubwiye ngo urana ihene yanjye cyangwa nta reka mubwire rwose ibintu tubirangize nanjye ahantu nari ngira uri kumva njye rwose nari nifite gahunda yo kugura ihene yawe ariko kubera usubize se ko muri no minsi uri kumva ikiziriko gisigaye genda kurusha n'ihene rero kubera mfite ikiziriko nabanyiguhaye umunsi naguze ihene yawe nkayigusubiza nese ikiziriko ubundi metero zingahe yakirishirizaho metero imwe iki udafite ibihumbi 40 ntago wakira metero 2 n'igice ubu se ihene yazagirisha urubingo hariya rwose ufashe uwo mugozi n'ubundi uhenze kurusha ihene si byose ibyo ndabyumva urumva jewe ibyo ngibyo ndabyumva nta kibazo iki kiziriko reka mbe nkikize mu mufuka uracyemeye oya ntabwo nkemeye neza none se kukibitse ndakibitse ariko ntabwo nkemeye neza urumva ntegereje ihene yanjye urumva ihene yawe rwose nakubwira ntegereje ihene yanjye ngo ntiyanduke rwose nakubwira ati uri ku kibuga cy'indege indege ziranzengurutse cyane rwose pacanga ndakubonye wize unatsuza ndakubonye egera hano urabona bagiye ku egera hano ndakubonye ihene yawe ifite agaciro kangahe ka 30 by'amanyarwanda ibihumbi 30 bishyashya ufite angahe mfite 30 gusa siyo mfite niyo mfite man urayafite cyane niyo mfite niyo nkurimo message siko mwemera ko ufite impano se ngewe se nsubize ko mfite impano zirenze n'izikeneye rwose waretse tukavuga nawe ugahibaho nk'iminota nk'itanu yonyine guhebe base
no. ntuze ko mwikanze ko hehe Rwose kandi uyu nguyu ugiye kumujyana uri kumva ihene yawe ifite agaciro ka 30 kandi nawe afite 30 uri kumva none ugiye kumujyana none nuzaza unakumbura igihe azayabonera nyine azayakwishyura igihe uzaza unakumbura n'ihene yawe azaza guhebebera urishimye ko afite n'imana yo guhebebera no wowe rero azaza guherebera rwose tegura no yana urugendo ndarukira aha ni kuzimu cyangwa je baba we aha shobora kuba ari kuzimu ihene cya pacanga cyampaye jya ariko we reka mpamagare pacanga mubwire ihene yampaye yanyishe nabi ahantu yantaye naho sha n'ikiziriko ndacyacyambaye ngibi koko ihene uzi ko irusha yindi yanjye irusha yindi yanjye namba nayo aro pacha ihene wampaye nigatumwa yanyishe neza kote ryanjye sha ariko we ihene pacha reka nkubwire niduhura reka nkubwire reka nzi ndakwihoreye ariko sha no